muraho neza nshuti za day cyangwa do everything yourself. Reka mbasuhuza aho muri hose mu bihugu by'isi bitandukanye, nizere ko mumeze neza, abari muri Afurika by'umwihariko mu Burundi no mu Rwanda. Hanyuma hari inshuti yatwandikiye yitwa Keza Cadet, yatubwiye ati n'abandi bakongomani bumva ikinyarwanda ngo natwe mujye mudusuhuza. Wow, riri hari abakongomani mwumva ikinyarwanda? Ndabanezerewe, ndabahobereye. Nawe niba wumva ikinyarwanda ukaba utari umurundi, ukaba utari umunyarwanda, ukaba utari n'umukongomani, nsuhuje kano kanya. Nawe utwandikiye muri commentaire utubwire uti nanjye nduyu nuyu kandi numva ikinyarwanda. Namwe turabakiriye aho uri hose. Hanyuma nizere ko mumeze neza. Ubaye utameze neza, reka nkwifurize kumererwa neza, urwaye ukire mu izina rya Yesu, kubera ko turi mu isi. Ibyo tuba tuvuga byose tubivuga kubera ko ubuzima ari buzima. Ubuzima bwose wabamo, wakena, ibibazo byose wahura nabyo, ariko ubuzima ari buzima. Donc ufite umubiri muzima, utarwaye, burya ibintu byose biroroha, n'imbere heza haba hashoboka. Ariko iyo hajemo uburwayi, uretse kukubwira ngo ihangane kandi ugasenga Imana kugira ngo koko niba atari ryo gare ryawe igukize, kandi niba ari naryo gare ubwo burwayi ufite butazakira, ukomeze gusenga Imana, wibwira uti ndakwinginze ukomeze kweza ubugingo bwanjye kugira ngo nanjye nzakubone. Birababaje kuba warabayeho muri iyi si ubabaye, ufite ibibazo bitandukanye, ariko ukazabura n'ubugingo. Mureke rero dushake kugira ngo nubwo ibibazo byaba ari byinshi hano mu isi, ariko twizere ko hari iyindi mibereho kandi izaba myiza kuruta iyo abantu bazaba barabaye mu isi. Hanyuma reka rero tubane mu nkuru ya none. Ni inkuru z'urukundo dutanga kuri day. Mbashimira uburyo mubana natwe umunsi ku munsi, uburyo mukora subscribe, uburyo mudukunda, mutwandikira. Ibyo byose bidukora ku mutima. Reka mbahe inkuru, njye inkuru nitwa Celeste Habonimana. Inkuru ya none rero ni Karebu uri kumwe na Adeline, bari ahantu bagiye gusangira ibya saa sita. Biragaragara ko nyine ari mu masaha ya saa saba. Hanyuma Karebu ati sheri wanjye rero rwose ndashaka kukubwira ko bwa nyuma na nyuma icyifuzo cyawe rwose cyemejwe. Ndi kumva rwose nshaka ko dukora ubukwe. Yego, ariko kandi ndashaka nanjye kugusaba ikindi kintu. Ndabyumva wakomeje gutinya ko twajya kwibanira, njyewe niko nabitekereje kuva na mbere ngo proposa nkubwira ko ngukunda Adeline. Nukuri numvaga twagenda tukibanira, kuko ibyo bya mariage ubundi icyangombwa suko nge nawe tubyumvikana tukabisezerana. Ati nibaza ko isezerano rikomeye ari ryo ngirana nawe, ryuko ntazaguhemukira, ryuko ngukunda, ryuko nifuza ko tubana. Ibindi byose mba numva ari ukurangiza umuhango. Adeline ati oya, ntabwo ari ukurangiza umuhango. Ati rwose nubwo ntawe mfite mbyereka. Karebu ati nyine ahubwo icyo nanjye nicyo kintangaza. Urabizi ko uri imfubyi, nta muvandimwe ufite, nta papa, nta mama. Mu by'ukuri wambwiye ko uhagaze gutya wenyine, uretse abo banyogosenge nabo bibereye mu byaro. Aho ngabo rwose nta bidasanzwe. Umuntu yagenda kubareba, tukabasura, tukababwira ko tugiye kubana, nkabashakira nk'igitenge cyangwa nkabashakira n'ikindi kintu, nkabashakira impano. Nibaza ko ibyo byahita birangira, diri karangira njye nawe. Ariko ntabwo nshaka nanone kwibabariza umukunzi, ndashaka ko rwose tubijyananamo neza. Hanyuma ko nyine wumva ko nta bantu benshi ufite, nta miryango ufite, uvuga ngo ngiye kubereka ubukwe ngo nambaye ikanzu, ariko kubera ukuntu mba numva ushaka iyo kanzu cyane, reka nanjye ngusaba ikindi kintu. Adeline ati mbwira, nta kibazo. Karebu ati ndashaka ko byibura tuzashaka umupasiteri, kuko rwose kumbwira ngo nze muri iriya eglise yanyu, wapipe eglise yanyu igira amategeko, umva amadoktrine adashira, ntabwo nabishobora. Ntabwo nashobora kuba mu idini ryanyu kandi nanone kameme nk'abantu banjye bumvise ngo nahinduriye umugore, ndumva kuri njye byaba ari igisebo. Adeline ati oya, uretse ko nta n'igisebo gihari, ibintu byose aba ari ubwumvikane. Kumva ko waje mu idini ryacu nta gitangaza gihari, ahubwo nyine ibyo ngibyo uri kuvuga by'uko idini ryacu rigoye n'iki,
ati sometime ndakumva ariko ubundi nkavuga ati nyine se ubwo nimba idini ryacu rikugoye ubwo njye nyine urumva tutazabana nanjye nkugoye. Kareba ati oya woweho ntabwo wangora, ikibazo ni idini rega, ikibazo si wowe, ahubwo nashaka nyine kukubwira hari umupasiteri nzi tuzagenda wambaye ikanzu adusengere nzaba ndi kumwe na pare nawe uri kumwe na marene, icyangombwa si uko uzambara ikanzu ibindi hari ikibazo. Nibwo Adeline yabitekereje aravuga ati mana yanjye wa mugani se ko nta muntu nzereka ibi birori, ariko nanone agatekereza ukuntu ahantu bose basengana bazumva ngo yakoze ubukwe ngajya gusezeranira mu rindi dini, noneho yambara ikanzu ariko nta muntu n'umwe wari uhari, nabyo kumva hari ukuntu nyine bitamuryoheye, ariko aravuga ati ntacyo nzabaza marene wanjye. Baraganiriye baranabyanzura, hanyuma Adeline ntiyahereza igisubizo kare, baramubwira ati rindira nimara kuvugana na marene nzakubwira. Yaragiye ajya guhamagara marene we, Adeline nyine ahamagara marene aravuga ati ndagushaka. Marene amubwira ati nta kibazo uze kuza kundeba. Marene we rero yarabyaye gatatu. Ageze kwa marene we bitaga mama Vanessa, ahageze baricaye baraganira na Adeline amubwira byose, ikiganiro yagiranye na Karebu. Aramubwira ati nukuri Karebu kuba yemeye mariage yayemeye, ariko ikibazo nyine ari kumbwira ngo tuzasezeranira ngo kundi mupasiteri ni idini numvise ntazi, ikindi ngo azaba ari njye na marene nawe na pare. Ati rero ndumva byanteye ubwoba, ati mare uri kumva ibyo bintu ari byo? Marene aramureba aramubwira ati none se Adeli njye rero ku giti cyanjye ndi kumva nta kintu byantwara, urumva n'ubukwe ni bwiza ni iki, ariko se yakubwiye ko impamvu adashaka ko utumira abantu ubukwe nyine busanzwe twese tuzi ni iyihe? Adeline ati yambwiye ngo arashaka ko dukora ubukwe nyine budafite gukonsoma na gukeya. Ati abaye ari ubukwe bwo kuvuga ngo atumire abantu, ambwira ko we agira abantu benshi cyane, agira n'imiryango myinshi, ubukwe bwamutwara amafaranga menshi cyane, mbese yaba ari amamiliyoni n'amamiliyoni. Arambwira ati rero aho kugira ngo njye muri kampani yanjye nkuremo amamiliyoni yo kugira ngo dukore ubukwe, ambwira ukuntu ndabizi neza ko njyewe kuri kote yanjye nta bantu mfite uretse abo kuri eglise, nta miryango ntaki, ikindi kandi ayo mafaranga yakabaye nyine aguma muri kampani agakomeza kuduteza imbere. Ati none namubwira basi tugakora ubukwe buciriritse, ahita ambwira ngo ntago ashaka ubukwe buciriritse, nimba ari ubukwe buba ubukwe bwiza nyine ayo mafaranga agende. Ati nimpitemo ko dukora uko kuntu nyine bitari bukonsome njyewe na marene nawe na pare, cyangwa se dukora ubwo nyine asahure kampani yose. Ati rero natekereje nk'umugore muzima ndavuga ati nta mpamvu yo gusahura kampani, ikindi kandi nanjye wa mugani nta bantu mfite mbyereka, gusa njye icyo nishakiraga nuko atantwara gutyo gusa, kandi narasenze Imana narakoreye Imana. Nibwo marene yahise ambwira ati sha nanjye nyine ndumva nta kintu byaba bitwaye wa mugani wo kugira ngo musahure kampani, ndumva twabikora gutyo nta kibazo. Adeline yaratashye amaze kuvugana na marene we mama Vanessa, arangije ageze mu rugo nibwo nyine kwa kundi abantu bahamagarana buri munsi, abantu bitegura kurushinga babahamagarana buri kanya. Ageze mu rugo rero Karebu yahise amuhamagara aramubwira ati sweetheart tumeze gute? Adeline ati sha meze neza, gusa nyine marene twavuganye. Karebu ati oh wow mwavuganye iki? Arambwira ati nyine twavuganye, numvise ibintu byakura nyine turi bane, mariage y'abantu bane, numvise yakiriye neza, gusa sinzi impamvu ngende kumva nyine ntarabyanzura muri nge, ndumva bitaryoshye, ndumva bikinteye ubwoba, sinzi ikintu kibura. Karebu ati none se chérie ko wari wambwiye ko umuntu utegereje ari marene akaba yagukonfirmye chérie, mbara windakaza rwose. Adeline ati sava chérie ntabwo nshaka kukurakaza nanjye, ako nyine ndi kwibaza impamvu ntari kumva ari byo pe. Urumva nanjye nari negereje confirmation ya marene, none marene yambwiye nta kintu bitwaye, ariko sinzi impamvu ndi kumva rwose wapipe, ariko reka nkomeze nsenga Imana humure ejo nzaguha igisubizo cyiza. Karebu yahise arakara aranamukupa atamusezeye. Adeline arongera aramuhamagara
Karebu yanga kwitaba. Adeline amwoherereza message aramubwira ati sheri basi nabyemeye sibyo. Karebu ahita amuhamagara aramubwira ati erega nawe uri kungora ubwo ko hari icyo ntakoze, urabizi ko ngiye nishakiraga ko inzu ndayifite, ibintu materiel zose ndazifite, numvaga rwose nzategura umugoroba umwe ukaza nkahita ngushyira mu rugo ibintu bikaba neza. Ariko nyine nanjye nubashye uburyo nyine ukuntu gutekereza ushaka kwambara ikanzu n'iki, ati ibyo byose narabikubahiye, ariko nawe numva gutangiye kungora. Ubwo twaherukanaga wari wambwiye ngo urabanza uvugane na Marene amaze kubyemera, nanone tena ngo urashaka kongera kubitekerezaho, numvaga rwose urimo urangora. Rero merci beaucoup, Imana ikurinde, ndagukunda cyane. Nyine wumvaga Karebu noneho ahise yishima. Adeline nawe nyine amusezeraho gutyo, hanyuma bararyama dore ko bwari bwije. Mu gitondo bigeze, Adeline yongera guhamagara Marene we mama Vanessa, aramubwira ati se ko narose inzozi mbi. Mama wa Vanessa ati none se warose izihe nzozi? Aramubwira ati nyine narose mama wanjye, reba imyaka mama maze apfuye, yewe sinanamuzi uretse agafoto kamwe shangazi yanyeretse. Papa wanjye ari kumwe na mama, atariko rwose ntago muzi, ntago nyine ariko namurose ka gafoto shangazi yanyeretse, nkajya mbona ni mama wanjye, maze nkajya mbona ariko andeba igitsure cyane. Arangije ahita anafata inkoni aranyuka, nkanagiye kunkubita, ndiruka cyane. Ati nuko nahise nkanguka. Ariko ubwo nyine izo nzozi zanyobeye. Marene ati inzozi subwo uri kumva ibyo bintu bisobanutse, mama wawe wapfuye muri rimwe, ngo yakurebye igitsure, ngo yaragiye kugukubita, ubwo uri kumva ibyo ngibyo bihuriye koko? Reka ibyo ngibyo bireke. Haragiye hashira ukwezi kumwe, umunsi bari bahaye wa mupasiteri nyine wabasezeranije, birumvikana ko Karebu yari yamuhaye amafaranga. Umunsi uragera, Adeline rero yaragiye, yari yaramaze guhitamo ikanzu, ndetse na Marene wahitamo ikanzu. Uyu nyine mama Vanessa na pare wa Karebu nawe aragenda yambara costume, bajya kureba wa mupasiteri, arabasengera, abahesha umugisha, arangije aranabasezeranya. Arabwira ati nimugende, ikimana yafatanyije nta ugomba kugitandukanya, mugende mubane, muzabyare, muheke, abasabira imigisha yose nyine abapasiteri bose bashobora gusabira abantu bakoze ubukwe bagiye kubana. Adeline yahise agenda atahana na Karebu, ndetse Marene amubwira ko we ahise akomeza atashye, ko n'ubundi atekereza ko nta bindi birori bidasanzwe bihari. Hanyuma bageze mu rugo, Karebu we yari yatumiye abatipe be bagera muri 4, haje n'abakobwa bakeya, baraza barateka mu rugo rushyashya nyine rwa Adeline ndetse na Karebu. Barangije barateka ku buryo Adeline na Karebu bahageze babona ibyo kurya. Noneho Adeline atangira kwibaza ati se ibi bintu byose ntago Marene yarabizi, kubera iki hano hari inshuti za Karebu, ngiye nta nshuti nimwe bambwiye nshaka, none na Marene yigendeye, ubu se n'ukubera iki? Baramwakiriye, ararya, ajya gukuramo ya kanzu ya mariage, yambara imyenda isanzwe y'ijoro. Hanyuma nyine baranyweye, bararya, barishima, bafelicita Karebu, bati felicitation rwose, ufite umugore mwiza. Hanyuma baje no gutaha. Rero nuko nguko Adeline yisanze ari mu rugo rwa Karebu. Yari inzu nziza rwose, wabonaga ari abantu bifashije. Hanyuma ijoro ryabaye ryiza kuri Karebu nyine. Hanyuma ariko ukajya ubona Adeline afite ukuntu yababaye, afite ukuntu yatunguwe, afite ukuntu ibintu byose byamubihiye. Mu gitondo bigeze nibwo nyine Adeline yoherereje message mama Vanessa, ari nawe Marene we, aramubwira ati Mare, ndakwinginze umbabarire ntibwira utaje kundeba. Mama wa Vanessa yaratekereje aravuga ati none se Adeline koko iri joro nibwo yashyingiwe aranshaka, yakoze uko ashoboye cyo kora nyine ajya kumureba. Agezeyo nyine baramwakiriye. Karebu ati urakaza neza Marene wacu, warakoze rwose ejo kwitanga. Hanyuma akajya abona Adeline ntabwo aryohewe, bajya mu cyumba. Karebu aramubwira ati se kubera iki umeze gutyo, kubera iki wabihiwe, ko nzi ko ibintu byose byagenze neza? Adeline ati nta kibazo sheri wanjye, ati nanjye meze neza. Hanyuma bamaze kwakira Marene ategereza ko hari ikintu Adeline ari mubwire ari kumwe na Karebu, araheba. Noneho Adeline aramubwira ati ntacyo ndaza kuza kukubwira nguherekeje. Mama Vanessa, Marene nyine wa Adeline amaze
bamaze kumwakira baganiriye umwanya munini nibwo yaje gusezera. Aravuga ati ni ukuri narinje kureba ko mwaramutse neza, narinje kureba ko mumeze neza, ndabona muri amahoro. Ati Karebu rero urabeho, reka nsabe Adeline amerekeze. Baragiye bageze mu nzira, Adeline atangira kurira. Aramubwira ati Mari, waruzi ibintu biteye ubwoba byambabaje iri joro. Marina ati ni ibiki se kandi Adeli, ijoro rya mbere koko ntumbwire byagenze gute se? Adeline n'amarira menshi ati Mari, ibaze nyine ko Kareba anywa inzoga, ati kubyihanganira byananiye. Marene wa Adeline yahise aseka, bigaragara ko ashobora kuba yarabizi. Aravuga ati none se Adeli, ibyo nibyo biri kukuriza kuba umuntu anywa inzoga? None se hari ubwo aba mu idini ryacu? Kamemu natekerezaga ko Adeline ati what? None se Mare, wari ubizi ko Kareba anywa inzoga? Mama wa Vanessa ati ntago navuga ngo nari mbizi, ariko kandi nta n'igitangaza kirimo. Urumva ofete twebwe doctrine zacu ntago zitwemerera kunywa inzoga, ariko ntago bivuze ko kunywa inzoga ari icyaha. Nta nubwo bivuga ko umuntu unywa inzoga njyewe namubraminga. Ati ndumva wowe ikintu numva wakora uzajya ureba ko nyine ashobora kunywa nyine ntasinde, ariko ndumva ibyo ngibyo bitakubuza kubaka. Adeline none ubwoba bwamwiciye rimwe na rizima, atekereza Marene wamugira inama, barasengana, atekereza ibintu Marene ari kuvuga. Aravuga ati imyizerere, imyumvire yanjye n'iya Marene birahabanye. Aha niho nyine yagiriye ubwoba noneho burenze. Aratekereza aravuga ati noneho si ubwoko ubu ibizajya bimbaho byose nzajya mbwira nde ko ndeba na Marene nari nizeye ko nzajya mubwira ikintu ku kindi, ko mbona nawe adatekereza nk'uko ntekereza. Adeline ubwoba bwaramwishe, hanyuma asezera Marene arataha. Ageze mu rugo noneho mana yanjye asanga Karebu yageretse akaguru kandi kuri ka kameza gatoya kaba kari muri salo, yakazanye ku ibaraza ry'inzu yabo agatera aho hanze, agereka akaguru kandi inzoga iri aho imbere ye, afite n'itabi ari gutumura. Adeline yashatse gutekereza ko arota, ndetse atangira no kwikubitagura. Aravuga Adeline urimo kurota, ubundi ibi bintu ni ibyanyabyo. Yaragiye aregera Kareba ahita abibona ko Adeline nyine atunguwe, atangira kwisetsa. Aramubwira ati sheri. Adeline ati no Kareba, kuki utambwiye ibi byose? Kareba ati rero nashakaga nyine ko mu mizo ya mbere ubimenya nyine ko unywa inzoga unywa n'itabi. Adeline ati nose kuki utabimbwiye kuko Kareba ati nose ubiyo mbikubwira ko wari kunyemera? Nari mbizi ko utari bunyemere, nari mbizi ko utazemera ko njye nawe tubana unywa inzoga n'itabi, ariko rwose se ubundi ibyo bintu bigutwaye iki koko? Adeline agahinda karamwishe, yinjira mu nzu arira, afite umubabaro ukomeye. Aratangira kuzinga imyenda ye, dore ko n'ubundi ibintu byinshi byari bikizinze. Rwari urugo rushyashya pe, ibintu byose byari bikizinze, ariko agenda afata ibintu bye, ariko uko abizinga akongera akarira. Karebu yinjira mu nzu aramubwira ati se uri kwigira ibiki koko? Adeline ati nukuri ndumva rwose bindemereye, ntabwo nari nzi kunywa inzoga n'itabi, kubera icyo utabimbwiye mbere hose. Undi ati none se ushaka kugenda, ushaka kuntu ukagenda? Adeline ati rwose ngomba kugenda. Nibwo Karebu yahise amuhereza rugari, aramubwira ati nimba ufite aho kujya ngaho genda. Adeline ati none se iyo niyo mpamvu wumvaga ugomba kumfata uko ushatse, kubera ko wari uzi neza ko ntafite aho kujya, ntafite papa, ntafite mama? Karebu ntabwo wankorera ibi ngibi. Kareba ati ariko njye nta kintu nkugize, niba ushaka ko tubana rwose nashakaga ko ubimenya hakiri kare ko nywa inzoga n'itabi tukabantu bizi. Ubwo koko hari uko mba nagize ngo nkwiyereke, hanyuma niba wumva ushaka kugenda dore rwose umuryango urafunguye, ariko ugenda ubizi neza ko Adeline ndagukunda, nubwo bimeze bityo ndagukunda. Adeline yarongeye aricara ararira, nawe muri we aratekereza aravuga ati se ko kwa mugani ndajya hehe, ndasubira muri ghetto nk'iyo nabagamo?
yatangiye kurira. Hanyuma umunsi wa mbere urashira, ibyumweru bibiri, ni nako ubwo nyine agomba gukora n'inshingano z'urugo. Yatangiye kumva rero atameze neza, aza kwipima asanga aratwite. Urumva nyine yagombaga gutwitira Caleb uko byagenda kose, kuko barasezeranye, bamaze igihe bari kubana, ariko nyine urumva ntago yari yishimiye muri uru rugo. Ariko marene we yabifashe nk'ibintu nyine biri aho bisanzwe, ntago yigeze amwumva ikibazo cye, ntabwo yigeze yumva agahinda ke. Niyo mpamvu Adeline yahise afata icyemezo cy'uko ibibazo byose bizajya biba mu rugo rwe azajya abyimenyera. Hanyuma rero amaze gutwita, cyokora Caleb yamutwaye neza, akajya asinda gake gashoboka, agasinda nka rimwe mu kwezi, ubundi Adeline nawe akamufata neza. Ariko igihe cyarageze, hashize amezi 2 Adeline atwite, atangira no kumva yahuzwe Caleb cyane. Caleb yakinjira, Adeline akareba hirya, agatangira kuruka. Caleb ntatekereze ko ibyo bintu biri kuba ari ukubera inda, ahubwo agatekereza ko ari uko aba yanyweye inzoga, ari uko aba yanyweye itabi. Niho rero yatangiye noneho Caleb kugira umutima mubi, yaza ashaka Adeline nawe akumva yamuhuzwe kubera izo nzoga n'amatabi. Yego birumvikana, ariko noneho kubera ko atwite, noneho yatangiye kumukubita. Yamubwira ati hindukira, Adeline akumva ahubwo isesemi iramwishe. Caleb agakubita Adeline akarira, akambwiye se ko wambwiye kunkunda, ubu koko no mu rukundo nkunda naho harimo no kunkubita. Caleb ati ntago nigeze ngushaka, ntekereza ko nzagukubita, ariko nawe urakabya gute ushobora kwanga gukora inshingano z'urugo? Umunsi wa mbere nka kwihanganira iminsi 2, iminsi 3, ibyo bintu ntago bishoboka. Adeline atari kurabizi neza ko nanjye ngutwitiye, gute watangira kunkubita ngutwitiye? Undi ati yo ndanishaka izavemo, n'ubundi nta kintu bimariye kuba naba mfite umugore ariko bikarangira n'ubundi ndi kwifuza umugore hanze. Adeline rero wabayeho ubuzima butigeze bumworohera na gato, kubera nyine kuba ari imfubyi, kwirera. Twese turabizi ibibazo imfubyi zihura nabyo, ariko noneho agera igihe aba umukobwa mwiza, aba muri ghetto. Yari afite akazi ari kubona atari akazi kamuhereza amafaranga menshi, ariko gatuma asa neza, akabona n'ayo mavuta kubera ko yacururizaga umuntu waranguzaga, akandika amafagitire. Hanyuma urumva byatumaga asa neza, akabona ayo mavuta, yibera no mu murimo w'Imana, afite grise nziza, itorero ryiza yiberagamo. Ibyo bigatuma nyine aba asa neza. Ari naho uyu Caleb bamenyaniye, barakundana. Caleb mu bigaragara yaratuwaziranye na marene wa Adeline, rwose we bari baziranye cyane. Ari nawe wamumurangiye, aramubwira ati hariya hari umukobwa wo ku rusengero w'imfubyi, ni père ni mère, hanyuma ni umukobwa mwiza, ni umwana mwiza, aramumurangira. Ariko marene yarabizi neza ko Caleb ibi bintu byose abikora. Yarabizi kanywa inzoga, yarabizi kanywa itabi. Ariko twibaze umuntu mubana mu idini, mubana mu itorero, hanyuma ukanamufata ukamugira marene, ariko mu bigaragara imyizerere n'imyemerere ntago bari bahuye na Adeline. Hanyuma Adeline amaze kubona ko ari we wabahuje, rero birangira anamugize marene. Ariko urumva ni igitekerezo kitabaye cyiza mu buzima yafashe, cyo gufata umubyeyi nk'uyu nguyu, mama wa Vanessa, akamugira marene we, ngo nuko gusa yamuhaye pase y'uyu mutipe ngo ni Caleb. Hanyuma twibaze rero Adeline wabayeho ubuzima bumugoye gutyo, ari imfubyi, ibibazo byose bahura nabyo, amaze kwibera umukobwa mwiza, noneho ahuye n'ikigeragezo gikomeye cyane. Nasabira umuntu wese nkunda, yewe n'undi wese twaba tutaziranye, ntago nakwifuriza urugo rubi, kubera ko urugo rubi ni gehinomu. Adeline yisanze mu rugo rubi gutya, urugo rutangiye kumukubita, umugabo utangiye kumukubita afite inda y'amezi 2 gusa, abizi neza ko bashakanye, ari umuntu mwiza, ari umukristo. Ariko noneho birangira atangiye kujya kubitwa atwita inda y'amezi 2. Hanyuma noneho yatangiye noneho nawe kujya yibreminga. Igihe cyose yicaye ari kurira, atekereza uburyo ki yisanze yashatse nabi, uburyo Caleb amubereye igihanda, amushaririye, agatekereza ukuntu kuvagera muri rugo atigeze yishima. Ariko rimwe na rimwe nawe akibreminga, akavuga ati hari nanjye ntago ndi umuntu mwiza, ese kubera iki nyine ntuzuza inshingano zanjye? Pasiteri ajya kudusezeranya yaratubwiye ati wa
mugore ujya ugandukira umugabo wawe, ariko noneho kugandukira umuntu w'umusinzi uza yanyoye amayoga akongeraho amatabi, noneho ariko nawe akumva hanini. Mbere mu minsi ya mbere yabashije kubyihanganiraho gake, ariko noneho afite inda y'amezi 2, afite urubuto ruri mu nda ye rutari kwihanganira ibyo bintu byose, yarabihuzwe, aramubona ahubwo agahita aruka. Nyine urumva nimba ubona umuntu ugahita uruka, oderi yiwe ikakunukira, sinibaza ukuntu noneho n'ibindi bikorwa byose by'abagore n'abagabo byakunda. Ariko noneho rimwe na rimwe agafunga umwuka akihangana kugira ngo aganduke, ariko bikaba uyu munsi, ejo bikanga, kwihangana bikamunanira. Yatangiye gukubitwa, noneho nta nubwo afite umuntu abwira. Abantu basenganaga bose bamufashe nkaho nyine nta bukwe yaberetse kuri eglise yabo. Ibi nabyo reka mbivugeho, mwa bantu mwe b'Imana, niba usengana n'umuntu akaba wenda yari inshuti yawe, akava mu idini ryanyu akajya mu rindi dini, ese ni ngombwa kugira ngo uhite umujugunya, umute, umwange? Birashoboka ko nawe ubuzima ari aho ngaho bwamujyanye, ariko afite ibindi bibazo, aragukeneye. Kuko byibura Adeline yaza kubona nko mu bantu basenganaga, hakaza nk'umuntu akamubwira ati biriya ni ibiki wadukoreye, kweki wavuye mu idini ukajya gushakana n'umugabo mu rindi dini, wenda akaza amutonganya, ariko byibura Adeline akabona uwabwira ibyo ngibyo. Abo kuri eglise baramwanze, hanyuma noneho birangira marene we amukoshonye, kuko yahise abibona ko yagiye kumurangira Kareba, bizi neza ko Kareba anywa inzoga n'itabi, kandi nyine Adeline yumva biramubabaje, kongeraho ko noneho adafite papa we, adafite mama we, nta n'undi mujyanama afite mu buzima bwe uretse abo bari barabanye kuri eglise. Adeline yari afite agahinda gakomeye, yari afite umubabaro ukomeye. Hanyuma ariko uko iminsi yagiye ishira, yagiye amenyera. Baravuga ngo ntawumenyera ikibi, yamenyereye gukubitwa, amenyera kuba yafatwa nko ku ngufu, niko nabivuga, kuba umugabaza. Noneho amaze gukurirwa, ariko akavuga ati uko byagenda kose tugomba kuryamana. Ariko noneho igihe kiza kugera, arabibona ko Adeline yananiwe, yarushye. Aho niho noneho Karebu nawe yatangiriye kujya noneho mu bandi bakobwa. Adeline agategereza ko Kareba ari butahe. Karebu noneho aragenda akajya mu inzoga, akarara mu kabari, akararana n'abandi bakobwa, agataha bukeye. Adeline ati none se waraye hehe? Kareba ati none washakaga ngo ndare hehe? Ko ndaza n'ubundi byose biba ari induru, ntushobora kunyumva. Ati ngiye ibintu byo guhora ndyamana n'umuntu wagira ngo ni mushiki wanjye, ibyo bintu ntabyo rwose ndimo. Niyo mpamvu rero nzajya nigendera, ubwo nyine ndara ahandi, niko wabishatse. Adeline noneho agahinda karamwica, akajya atekereza, akavuga ati Mana, kuko wangira inama y'ikintu nakora. Yanatekereza kuva muri urugo, arava muri uru rugo se byibura baramuhahira. Aratwite, aratekereza, aravuga ati Mana, byibura iyo mba mfite n'ikintu nkora, nakabaye ngenda njyenyine nkajya kwibeshaho n'uyu mwana ntwite. Ariko aratekereza, abona nta nari bukuri igishoro ngo akore, nta muntu uri bumuha akazi atwite iyo nda gutyo, biramuyobera. Umunsi umwe Adeline yaricaye mu nzu iwe, atangira gutekereza kuva ari umwana, ibibazo byose byamubayeho. Noneho naho ngaho ashatse ukuntu nyine Karebu yamubereye mubi cyane, marene yashatse uburyo nawe atamugisha inama. Noneho yumva agahinda karamwisha, abwira Imana ati Mana, n'ukuri ndananiwe pe, ndananiwe, barushaka ukuntu ngenza. Yagumye aho atangira kurira, ariko akajya yumva ijwi rimubwira ngo ukwiye gusubira mu rusengero, ukwiye kujya kureba abantu, n'ubundi biragoye ko umuntu yaba hari wenyine. Nibwo rero yatekereje, aravuga ati n'ubundi urusengero Karebu twasezeraniyemo ni nkaho tutigeze turusengeramo. Kandi arareba, abona amaze n'igihe kinini atajya kuri eglise yabo. Yarabyutse aritegura, ajya ku rusengero. Agezeyo ariko nta muntu n'umwe nyine n'ubundi wamwikozaga. Yaba abamama bakuze baramurebaga nyine bakavuga bati uriya mwana yigize nabi, yahunze idini. Abakobwa banganaga bose bakavuga ngo yarirase, ngo yarashatse, ngo ashaka mu mafaranga. Baramurebaga kuko bakabona Adeline arasa neza, ariko utamenya ngo mu mutima wa Adeline harimo ibintu bingana iki. Abakobwa rero nabo urumva ntago bamwikozaga. Adeline kugera ku rusengero nabwo abona ko abantu bose nta muntu ushaka kumwikoza, abantu bamwe baramwanze, abandi nko kumutinya sinzi.
arareba abona n'ubundi ibyo bintu nta kintu bimaze kuba ari ku rusengero. Yaragiye amara icyumweru, agahinda ari kose, niko n'inda yakuze, niko inda ari nkuru. Arangije aratekereza aravuga ati rero n'ubundi nta kintu mbereyeho muri iyi si. Yaragiye ajya kuri botike baturanye. Yari botike nyine icuruza ibintu byinshi cyane, ariko bakavuga ko iyo botike nyirayo agiye afite amabotike menshi mu makartier. Aragenda, ahageze nibwo yahise ababaza, asanga nyine kwa kundi muri botike umuntu aba atagaragara ko yari yunamye muri kontwari. Arabaza ngo none se mufite umuti w'imbeba, mufite umuti wica imbeba? Hari harimo umusore. Uwo musore ahita avuga ati umuti wica imbeba mbiheruka kera cyane, sinzi niba ukirimo. Ati rero kubera ko ngewe mpanyura gutyo gusa, reka mbaze umuhungu ukoramo hano, nari mutumye, reka mu telefone mubaze. Ubwo bari batarahuza amaso we na Adeline. Arangije ahita afata telefone ahamagara umusore nyine wamukoreraga. Aramubwira ati alo Serge, umeze neza? Ati yego. Ati none se hari umukiriya ushaka umuti wica imbeba, uwo muti urahari? Serge ati uwo muti se ko numva urahari, ariko rwose nkubeshye nakurangira ahantu uri, nanjye ndumva rwose nabyibuka. Nibwo Ian yahise ahaguruka agiye guhakanira Adeline nyine, ariko kumubwira ati umuti urahari, ariko mu by'ukuri ntago nzi ahantu uri. Ariko ahaguruka amubwira ati none se ubundi niba ari imbeba ugiye kwica, hari utundi tunini tuvura gripe ushobora gukoresha ukica imbeba. Ahita areba Adeline, abona Adeline nyine ntabwo ameze neza mu maso, ariko uyu mutipe Ian abona azi Adeline. Atamubwira ati mbese ni wowe? Ati bite? Adeline nyine yari yarabihiwe cyane, aramubwira ati ni byiza, yigira nkaho nyine batanaziranye. Arangije aramubwira ati mva, ndashakaga umuti wica imbeba. Ati niba utwo tunini natwo twica imbeba, ati ubwo nitwo najya kureba. Ian ati umva, ati reka nza ariko ndebe hari ahantu nkutekereje. Mu kuwubona ahita awubona, ahita avuga ati ati dore nguyu. Adeline tubona mu maso arakeye, arishimye. Ian akomeza kubitekereza, aravuga se uyu mugore ko ndeba wagira ngo afite ibibazo mu maso. Arangije aramubwira ati none se ubundi ntago wamenye ko nakuvugishije kandi ngiye ko nakumenye? Adeline ati ntago nakumenye, kandi Ian yarabibonaga ko Adeline yamumenye. Arangije aramubwira ati oya ntago nakumenye. Ahita amwaka uwo muti, amuhereza amafaranga 5,000, ahita asohoka aragenda. Ian arayitegereza aravuga se uyu mugore afite ikihe kibazo? Asabye umuti w'imbeba n'ukuntu ugura amafaranga makeya, amereza 5,000, arangije arigendera ntanamugaruriye. Ubwo mu gihe ari gutekereza kureba eshanje kandi Adeline yari atwite inda nkuru, yahise agenda. Amaze kugenda Ian haje umuhungu we nyine Serge, ahita aza, ahita amubwira ati umva hano havuye umudamu, aramumushushanyiriza neza. Aramubwira ati umudamu twite n'iki byose, ati niwe washakaga umuti w'imbeba, ati birangiye ntekereje ahantu uri ndawubonye ndawumuhaye, atariko igitangaje amaye 5,000, none agiye ntanamugaruriye, atari kuko namurebaga mu maso nabonaga atanameze neza. Ati rero reka nze wowe guma ahangaha, reka nze mushyira aya mafaranga yiwe. Arangije yafashe amafaranga yose agomba kumugarurira. Serge yaramurangiye ahantu atuye, amubwira ati atuye hariya hirya ku gipangu cya kangaha, byose aramurangira. Amubwira ati niho njya mbona aturutse, gusa ntumbaze iby'inzu. Atari kubwo nusanga harimo inzu imwe urabugira Imana araba ariho. Ian yaragiye agiye kugarurira Adeline amafaranga. Akihagera arasuhuza, ahita ninjira kubera ko umuryango nyine wari ufunguye. Adeline yari amaze gukoroga wa muti wica imbeba, bigaragara rwose ko agiye kunywa. Ian ahita aza arabimumenesha. Adeline agira ubwoba bwinshi cyane. Ian aramubwira ati none se mukobwa mwiza nako madame, niki gituma nabibonaga mu maso ko atari imbeba ushaka kwica? Kubera icyo ushaka kwiyaka ubuzima, kubera icyo washakaga kwica? Adeline ubwoba bwaramwishe, atangira kurira. Aramubwira ati umva wa musore wowe ntago wabimenya, ntago wamenya ibyo ari byo, ariko rwose ntago ngishaka kubaho. Ian ati uwakureba yabona uri umudamu mwiza, uri kwitegura kubyara, urasa neza, uri mu rugo rwiza, mu gipangu cyiza, ufite umugabo mwiza, niki kiguteye kwiyaka ubuzima kuko wa mukobwa wa mugore we?
basi se niba wumva gushaka kwiyaka ubuzima wabanje ukarindira ukabyara hanyuma umwana ukamusiga noneho basi ukaziyahura nyuma uri wenyine. Adeline ati oya ntago nasiga umwana wanjye, ntago namusigana na Karebu wananiwe kumfata neza kuva nkigera muri uru rugo ndi umugeni, niwe uzamfatira umwana neza. Iyana ati sorry ndabyumva, wenda ntago ndashaka ariko mba mbitekereza iyo umuntu agize umutware mubi, yagize umugabo mubi, mba numva uburyo kibigoye bikomeye, ariko nanone nkibaza ese birakomeye cyane ku buryo nyine wumva wiyaka ubuzima iyo uva hano ukitahira. Adeline ati ngataha hehe, nta papa mfite nta na mama mfite. Ati rero nimba ariyo mpamvu Karebu nawe abona ko nta hantu mfite ho kujya agatangira nyine oya ntago rwose ntago naguma kubaho. Iyana ati oya ugomba kubaho, mbwira ikibazo kigukomereye kuruta ibindi bibazo byose ufite. Adeline ati ikibazo kinkomereye nuko ntafite aho kujya, icyo ni icya mbere. Icya kabiri no kuba nta kazi mfite byibura ngo nzabashe kwibeshaho njye n'umwana wanjye, ariko navuye hano mu rugo rwo kwa Karebu. Iyana ati wize ibiki? Adeline ati naragarukiye segonderi. Ati none se kuva wabaho nta kazi wigeze ukora? Aramubwira ati nigeze nkora akazi ati ko gucururiza abantu. Iyana ati yego rata, ati siwe wacururizaga Nathan, uzi ko nakurebye nkabona ndakuzi nubwo we wambwiye ngo ntunzi. Ndabyibutse rwose ubwo nabaga ndi kumwe na Nathan niwe wamucururizaga. Adeline ati ataho niho unzi. Ati nanjye nuko nanze kukwemerera ko nkuzi ariko nabonaga nkuzi, ariko nyine nkajya numva sinzi ahantu nkuzi. Baraganiriye, Adeline asa nk'uwibagiwe ibyari bimuraje inshinga cyangwa se icyo yaragambiriye cyo kwiyahura. Hanyuma Iyana aramubwira ati none se byagukundira basi tukagenda tukajya gushaka ahantu heza hatuje tukiganirira ibyo gusa? Adeline aramubwira ati nta kibazo rwose. Ati urakoze cyane kuba utumye ntiyaka ubuzima, ubwo hari impamvu nyine Imana ikohereje. Ati nta kibazo reka nze nitegure tugende. Yahise yitegura, Iyana aramutwara. Iyana yari yasize aparitse imodoka ye hahandi kuri ya botike ye, kuko yari afite amabotike menshi mu bice bitandukanye. Yari umusore nyine w'umukire cyane ariko nawe ubona adafite gahunda yo gushaka. Nibwo rero yajyanye na Adeline bajya basohokera ahantu, byari bimaze kuba ku mugoroba. Adeline yohereje message Karebu aramubwira ati rero rwose ndaza gutaha ntinze ntabwo mpari. Hanyuma Karebu yahise ahamagara mama wa Vanessa ariwe marene wa Adeline, ariko umubaza ati se kuri eglise yanyu hari izihe gahunda ko numvise Adeline ambwira ko ari butaha atinze cyane? Aramubwira ati kuri eglise dufite amasengesho y'iminsi 2. Atubwo birashoboka ko ariho yagiye. Bose batekereje ko ariho yagiye, kandi nyine Adeline we nta nubwo yari abizi ko kuri eglise yaho hariho amasengesho, kubera ko yari yagiye kwihurirana Iyani ngo baganire. Ari nawe yamubwiye byose, yamubwira uburyo Karebu yamubereye umugabo mubi, arabimubwira. Iyana aramubwira ati rero ntago nakubwira ngo ntago wagombaga kwiyahura nkurikije ibintu byose umbwiye, ariko nanone ntago wagombaga kujyana n'umwana. Ati rwose ni ibintu bibabaje biteye ubwoba. Ati ubwo nkubwira ibi nanjye ntago rwose ntago nzongera kujya muri relationship, donc sinzongera gukunda icyitwa umugore cyangwa umukobwa, kubera ko abakobwa barankoshonnye. Abakobwa umva mfite deception ntakubwira umubare wazo, ariko iyo mperutse kugirayo hashize nk'amezi 6 imbayeho. Uwo mukobwa yarambabaje kugezana n'isaha, sinzi rwose ukuntu nabikubwira Adeline, ariko ni umukobwa mubi wababaje ubuzima bwanjye, ababaza umutima wanjye. Aturumva twarakundanye n'abandi bose twagiye dukundana, ndabizi neza ko babaga bankurikiyeho ko mfite amafaranga, bose bumva ngo gucuruza byarampiriye. Atari Kongo duherukana niyo nshaka kukubwira story ye gatoya. Ati umukobwa yanyirutseho, ndabibona kankunda, arabimbwira, ariko nabwo akabimbwira ibyo byose mbizi ko abakobwa benshi bari basigaye bankunda, kubera ko bazi ko mfite amashop menshi, mfite ahantu henshi nshururiza, gucuruza byarampiriye, abantu bose barabivuga, nakize nkiri muto. Ati rero uwo mukobwa nawe yaraje anyiziringaho gutyo arankunda. Ati igihe kiragera pe nanjye njya mu rukundo, njya muri mood. Ati twe dusigaye tunaryamana. Hanyuma rero aza no kumbwira ko namuteye inda pe, kwa kundi umusore
umwe ahita avuga ngo ntago ari njye musore utera inda njyenyine, ati ntanda naguteye n'iki, ntakubeshye yarabimbwiye ndabyemera, numva kuko nkwiriye kwakira ko ndi umugabo, ariko nanone mubwira ko ntiteguye guhita nkora ubukwe, ariko mubwira ko nzamufasha umwana akegera hejuru hanyuma tukabona gukora ubukwe, ko numvaga ntiteguye guhita mvuga ngo nuko nateye inda ngo ngiye guhita nkora ubukwe. Amafaranga yo nari nyafite, byose mbifite, ariko nkajya numva si cyo gihe cyo gukora ubukwe, hari ibintu byinshi nari nkiri gukora ndi kwitaho, ndavuga ati ndashaka kubanza nkabishyira ku murongo, ntago nshaka ko umwana nshyira kuri pressure. Ariko we urumva yashakaga ko uwo mwana mpressuringa, nkumva ko namuteye inda kugira ngo duhite dukora ubukwe. Ati rero nabaye aho ngaho ndategereza, ati kuba ntarahise mbana nawe biri mu bintu byandokoye, narategereje ntegereza ko amezi 9 agera. Kumbe umudamu uwo mukobwa yari plank, uri uko duhuye nabonaga inda nyine yiyongereye, ariko ntatume nkoraho, kambwira ati hoya nagomba kunkoraho, ntago urangira umugore wanze ko dukora ubukwe. Ibyo nkabyumva nkabimwubahira, nkambwira ati ariko ntacyo, umwana n'uwanjye ndamwemera. Ati ndamutegereje. Amezi 9 yarashize, ntegereza ko wa mukobwa byara, ndaheba. Ati rero naje kumenya ko yashakaga ko njye nawe tubana, ati ni nkaho ari byo byandokoye, ariko nibajije ukuntu umuntu ashobora kumbeshya amezi 9 ambwira ngo aratwite. None nsige ndi muri mood yo gukunda umwana, ndagenda mukorera surprise. Ubwo najyaga kurangura hanze, nagiye kurangura mu Bushinwa, ndangije ngura imyenda yose y'umwana, nakoze valise yuzuye imyenda yose ndayizana, mvuga ni umunsi azabyara nzaterura valise yose nyitware, imyenda yose nakuye mu Bushinwa nyimushyire, anyambikira umwana. Yari yambwiye ko azabyara umuhungu. Ati birangira uwo mwana mubuze, n'ubu na n'isaha iyo valise y'imyenda ndacyayifite. Ibi byose iyo nabivuga ubona afite agahinda gakomeye, ariko aramubwira ati rero Adeline, ntabwo nzi ikintu cyatumye duhura, kubera ko njye naramaze numvaga naranze umuntu hava akagera, noneho byagera ku gitsina gore byo bikaba ibindi bindi. Ati ntabwo ushobora kumva uburyo ibyo bintu byambabaje binjyana kure, uburyo nyine niteguye umwana udahari. Narababaye, numva sinteze kuzongera gukunda igitsina gore ukundi. Ati ariko birashoboka ko ari wowe Imana yagambiriye kugira ngo mpure nawe umbwire ibyo byose, byibura imyenda y'umuhungu ishobora kwamburwa n'umuhungu ndetse n'umukobwa, baza kugira ngo wiyahure. Nimba ubona uwo Kareba atakwitayeho n'imyenda y'umwana atayiguha, ko ndabona ukuriwe. Ati kandi nyine wambwiye ko no mu uhangayikishijwe no kurera umwana wawe, urumva nyine nta n'imyenda ufite. Ati nyemerera basi nkwihere iyo myenda, ariko rwose ntiwiyaka ubuzima. Ati hanyuma ndagusezeranya ikindi kintu, numara kubyara uyu mwana nzagufasha, kandi numara kumubyara uzaza nguhereza akazi, kubera ko ndabizi ko wari umucuruzi mwiza cyane. Ati hari igihe nigeze nakuganiraho na Nathan, ati nubwo bwose nyine nanjye ntahise ngukurura ngo nkwibuke, ariko nakubonaga ko nkuzi, ariko rwose ndakubwiza ukuri ko ntago nzakuburira akazi mu mashopu yose mfite. Ati rero ntago numva impamvu wakiyaka ubuzima, kuba udafite abantu, kuba udafite imiryango, kuba udafite nyine n'umugabo yarakubereye mubi. Ati ntago ugomba kwiyaka ubuzima. Ati njye si byose ko nabigezeho, nta mubyeyi ubimpaye, ntaki, kandi nanjye nakuze ndi imfubyi. Ariko ibintu maze kugeraho ni ibintu byinshi bifatika. Ati niyo mpamvu nakubwira ko nawe imbere ari heza. Adeline yongeye kwishima, ashimira cyane Ian, banahana nimero, amubwira ko rwose iyo valise yuzuye imyenda, cyane ko Adeline nawe yaratwite umuhungu. Adeline nuko nguko yavuye ku gitekerezo cyo kwiyaka ubuzima, hanyuma rero aza gutaha. Mu gutaha Karebu yari azi ko Adeline yagiye kuri eglise ari burari mu masengesho, kuko yari yamuhaye message ati ndaza ntinze cyane. Atekereza ko hari buzi icyaha kwakunda amasengesho abarangiye mu masaa 10, sanga ariko mu masaa 5 nibwo yararangije kuganira na Ian. Arangije Ian aramutahana. Adeline rero yari afite imfunguzo zose z'urugo, akingura igipangu, arinjira, aragenda, ageze ku cyumba cyabo arakingura. Akinguye asanga mu buriri bwabo haryamyemo abantu babiri. Yarikanze, ariko kuko yarabizi neza ko Kareba amuca inyuma, yumva yongeye kwikomeza muri we. Ariko noneho mu gutangara n'ukuntu yabonye ari marene we, mama wa Vanessa, yavugije induru ati Mare,
Marene we nawe agira ubwoba arambwira ati Adeline buretse ngo usobanurire. Adeline ati unsobanurira Mare, unsobanurira iki? Kumbe wowe na Karebu ni ibingibi mubamo. Reka nkubwire Mare, ntabwo Imana izigera ikubabarira kandi ibi bintu ndabikubwiye. Marene ati ndakwinginze mbabarira Adeli, basi umbabarire uzangirira ibanga ntihazagira umuntu n'umwe uzabimenya. Adeline ati icyo nicyo kiguteye ubwoba, humura nta muntu n'umwe nzabibwira, ariko ubimenye neza ko Imana yo mu ijuru ireberera imfubyi. Iyo yari iri kubireba kandi irabibonye uburyo unsenyeye. Ubwo uko yabivugaga niko yataga amarira azinga ibintu byose, arangije afata varize n'inda nkuru arasohoka aragenda. Yumvaga noneho agiye nko kujya mu mugezi akiyahura, yumvaga nta muntu asigaranye kuri iyi si. Urumva abantu babiri yari afite bamuhemukiye ni Karebu, noneho kongeraho na Marene nubwo bwose atamwitagaho, ariko noneho ni nawe umuhemukiye. Yarasohotse aragenda, ariko ahita atekereza amagambo yose yaganiriye na Iyani, aravuga ati noneho kuri iyi si umuntu naba mbabaje ndamutse ngiye kwiyahura ni Iyani. N'ibintu byose twaganiriye n'amasaha twaganiriye kuva saa ngahe, batangiye guhera nka saa moya bageza saa 5 hafi saa 6. Ati Iyani yumvise ko niyatse ubuzima ibi byo byamubabaza kurenza. Arangije ahita afata telefone ahamagara Iyani, arambwira ati ndabizi ko arigiye kumbaza ko nageze mu rugo. Yumva Adeline ari kurira ati Iyani baruka tugaruke. Iyani ati ubaye iki se kandi Adeline ubaye iki kuko dutandukanye, mbona uri muzima, mbona ugaruye ibyiringiro byo kubaho. Adeline ararira cyane abura n'ikintu na kimwe amubwira, kuko Iyani ahita akata imodoka aragaruka. Noneho mu kureba asanga Adeline n'inda iryo joro nta bwoba, afite varize. Iyani ati none se bigenze gute? Iyani ati umutima nawe aravuga ati Mana yanjye se noneho koko nari naravuze ko ntazongera kwikururira umuntu n'umwe, ibibazo byose yaba afite uko yaba amerewe kose nari naravuze ko ntazongera kubyitaho, dore ko ibyo nagiye nitaho byose byagiye binkurura uko bikarangira bimbereye bibi. Ubu none uyu mugore w'abandi wenda mugenza gute? Yamushyize mu modoka yirinda kumubaza byinshi. Adeline yagiye arira inzira yose. Iyani aramutahana, yari afite inzu nziza yabagamo, aragenda amwereka icyumba cy'abashyitsi amushyiramo. Iyani nawe aragenda ajya mu cyumba dore ko bwari bwije, hanyuma araryama. Mu gitondo Iyani yagiye kureba Adeline, asanga Adeline aracyasinziriye, aramureka arakomeza arasinzira. Aragenda abwira umuhungu wamukoreraga, uyu Serge wamukoreraga handi ku muhanda, ni nawe banabanaga mu rugo, rimwe na rimwe akamufasha n'imirimo isanzwe. Abwira Serge ati rero utegura breakfast, hano dufite umushyitsi. Serge ari kurumva kubera ko yari umwana w'umusore, yari kwibaza ati se noneho boss yashatse umugore, kuko urumva aza kubakingurira yabonye Adeline n'amavarize n'iki. Serge yaricecekeye dore ko abahungu bo batagira na menshi, ndi yaza kugira nk'umukozi w'umukobwa. Bwari bucye abantu bose bamenye ko Iyani yashatse. Arangije ategura breakfast. Adeline ahabyukiye aza gusangira na Iyani. Serge we yahise agenda ajya mu kazi, nyine ajya gucuruza dore ko bagendaga bikiri mu gitondo. Hanyuma nibwo Adeline yabwiye Iyani ati ese nyine ndabizi ko ufite amatsiko yo kumenya impamvu nageze iwanjye ngapakira byose nkaza, ariko ndongera ngushimire ko kuri inshuro wongeye kundokora. Iyo natekereza ikiganiro cyose twagiranye, ubundi nta na rimwe nigeze ngira umuntu unyitaho, nk'umwanya unyumva tuganira akangira inama nk'izo wangiriye. Kuba rero warazije mu buzima bwanjye, ukaza mu buzima bwanjye ku mugoroba wajemo ngiye kwiyahura, hanyuma noneho n'ubu ngubu iyo ntaba naganiriye nawe ngo mvuge nyine ngo ngutekerezeho, mvuge n'ibintu byose twaganiriye, ugiye kumva ngo niyahuye, wahita wibaza noneho umuntu uko ameze byagucanga cyane, nyine byatuma noneho utazongera kwizera umuntu ukundi. Ati rero ibiganiro byose twagiranye nibyo byangaruye, ndavuga ati byibura reka ngo uhamagare. Ati burya rya joro natashye umugabo wanjye namuhaye message yuko ndi butahe ntinze, ati ariko sinzi impamvu batekereje ko nagiye mu masengesho. Ati nanjye nabimenye nyuma ko bari bazi ko ndi mu masengesho. Ati Marene rero nawe ashobora kuba yarabwiye umugabo we ko nawe agiye mu masengesho. Hanyuma arangije namusanze mu buriri bwanjye mu cyumba cyanjye ari kumwe na Karebu wanjye. Iyani ubwoba bwaramwishe nawe akanura amazi ati what?
marene wawe ari kumwe n'umugabo wawe mu cyumba cyawe mu buriri bwawe. Jesus Christ, none se washatse umumarene utari umukristo? Ko mbizi ko uri umurokore, ko mbizi ko uri umuntu w'Imana, uwo mumarene wamutoraguye he? Adeline ati byera byose rega ntago ari amata, kandi ibishashagirana byose ntago ari zahabu. Marene wanjye nyine asengera kuri eglise yacu, ni umwizerwa, ni umuntu abantu bose bakunda. Ati nyine njye namutinye aho namubwiye ikibazo mfite cy'ukuntu Kareba anywa inzoga n'itabi, akambwira ngo ibyo birasanzwe, ngo ibyo ntabwo byansenyera. Noneho bwa nyuma na nyuma namusanganye aryamana na Kareba, kandi nawe afite umugabo, afite abana. Ati ubu ntumiwe, ndakubwiza ukuri ko yaba ntarahuye nawe mu buzima bwanjye iri joro bwo noneho mba nagiye nkajya nko mu ruzi rukamira, simbizi. Ati Kareba na Marene nibo bantu babiri navuga nari nsigaranye muri iyi si, ariko ibaze nyine kubasanga mu cyumba cyanjye bombi baryamanye. Yana aravuga ati Adeli sha reka nkubwire pe ntakubeshye, none ibi bintu birakomeye. Ariko se kubera iki ibintu by'ibibazo biba ku muntu umwe bigakomeza bikaba? Ati koko niba hari ikintu Imana ishaka kukwigisha ubu ntabwo yakwigishije bihagije. Adeline ati iyani ndananiwe n'ubundi kuguhamagara ngo nze hano, nta kindi kintu nashaka kukubwira, nashaka kukubwira ngo nukuri mu burenganzira njyewe nipfire kubera ko ndananiwe. Iyani ati oya, ubwo burenganzira ntabwo ari njye wabuguha, kubera ko njyewe urabizi ntabwo nyine nsenga, ntabwo ndi umukristo cyane. Ati nshobora kujya gusenga nka rimwe mu mwaka kuri Noheli cyangwa kuri Bonani, ariko ntabwo ntekereza ko Imana yazakubabarira uramutse wiyatse ubuzima. Kwiyahura ntekereza ko ari ikintu gikomeye cyane Imana itakubabarira. Ati ibindi byaha byose numva wabibabarirwa, atari ko kwiyahura nyine kubera ko n'ubundi uba upfuye, urumva nta handi hantu ufite ho gusabira imbabazi. Ati rero icyaha cyo kwiyahura ni icyaha rwose cyakuburisha ubugingo. Ati kandi tekereza neza uburyo mwagiye muba mu makorari, mbona ukuntu bivuna, mbona ukuntu gukora umurimo w'Imana bivuna. Ati ibyo bintu byose ubitekereje uri kumva ukwiye kuzarangiza ubuzima gutyo? Abantu bose bavuga ngo Adeline yapfuye yiyahuye. Oya, reka ngusabe ikintu kimwe, basi guma ahangaha ubyare, kiyo nta kibazo binteye. Adeline ati nibyo, ubusa abantu bose ntabwo bazavuga ko washatse umugore. Iyana ati nta kintu bintwaye, niyo mwana namwitirirwa, njye mfite amafaranga, gusa wowe uzaba ubizi ko uri inshuti yanjye nakuye ku nzira. Adeline yarishimye, umunezero uramurenga, ahobera Iyana aramubwira ati mu buzima ntabwo nari nzi kwakiriweho abantu beza, noneho ampurisi nta nubwo uri uwo mu nzu y'Imana nk'uko abantu babyibeshya. Ati gusura imico myiza, uri umuntu mwiza. Iyani sinzi impamvu nawe wabuze umugore mwiza, atari ko ndagushimiye cyane. Adeline rero yatangiye kuba muri uru rugo, none atangira kubaho. Iyani amwitaho kuri buri kimwe, igihe kiragera aza no kumutwara kwa muganga arabyara. Twibuke ko noneho Iyani yari anafite valise yuzuye imyenda yose yari yaraguriye umukobwa ngo yateye inda. Iyi myenda yose niyo umwana wa Adeline yambaye, ndetse akajya amuzanira n'indi myenda. Iyani nawe wari ufite vide muri we kubera wa mwana wa mukobwa yamubeshye, akajya yumva yari yaragiye muri mood yo kumva yaba papa w'umuntu. Yaravuze ati n'ubundi abana bose n'abana, arangije yikundira umwana wa Adeline. Uko atashye yatangiye kurya, akajya amuzanira ibintu. Umva Adeline nawe aratangira akajya akora ibintu byose muri uru rugo, agateka, agakoropa, koza. N'ubwo bwose bombi, yaba Iyani yaba Adeline, nta cyitwa urukundo cyari kiri hagati yabo. Ariko noneho Adeline akaba umukobwa w'umwana mwiza cyane, Iyani nawe akaba umuntu mwiza, ari uko buri wese yari yarabuze umupatina cyangwa se umuntu nawe umubera umuntu mwiza ngo babane. Bakomeje kubana rero, umwana arakura, umwana agize umwaka. Iyani na Adeline bari basigaye bari inshuti bikomeye, hahandi abantu baravuze bararuha, bakajya bavuga ukuntu Iyani yashatse umugore nyine gutyo
Serge ariko we wabaga mu rugo waba kuri tere nyine wa mutipe wakoraga byose we byari byaramucanze akajya abona Adeline ntagabana mu cyumba kimwe na Iyani nyine akabibona akatari umugore n'umugabo ariko hanze bikavugwa ko Adeline nyine yashakanye na Iyani. Serge we wari uzi ukuri akajya abura ukuntu wabifata gusa akajya abona aba bantu bombi ni inshuti. Noneho marene wa Adeline nawe yategereje ko izi nkuru zizagera ku rusengero. Adeline avuga ukuntu ari we wamusenyeye, avuga ukuntu yamwizeye byose akamwizera, arategereza araheba. Yaragiye arakomeza aguma mu murimo w'Imana ariko noneho byagaragara ko Adeline yabahaye rugari, yahaye Karebu rugari nyine Karebu akajya mu bakobwa ari nako aba ari kumwe n'uyu nguyu marene wa Adeline mama Vanessa bakaba bari kumwe igihe kinini. Hanyuma bategereza ko Adeline yazavuga ntibari bazi niyasigaye aba Adeline yari yibereye mu munyenga w'uburyo Iyani amwitaho kuri buri kimwe agatana ikintu cyose Adeline ashaka, ikintu umwana ashaka. Umwana agize umwaka rero Iyani yaramubwiye ati Adeline hari ikintu nshaka kukubwira. Adeline rero yari afite ubwoba atekereza ati se mwana ko agize umwaka wabona Iyani ashaka nko kunyirukana kugira ngo ashake umugore. Ibyo byose bimutera ubwoba. Hanyuma rero aramubwira ati ndashaka kuza ko dusohokera ahantu twasohokeye bwa mbere ubwo wari ugiye kumbwira inkuru yawe yose. Basohokeyeyo baragenda, bagezeyo wabonaga Iyani nyine yabuze aho abihera, atangira kumbwira ati urabizi ko nigeze kukubwira ko ntazongera gukunda umukobwa ukundi kandi nyine urabizi ko uri umugore w'umugabo, ntabwo ibyo bintu twabyirengagiza kubera ko urumva umuntu afitanye umwana ni igihango gikomeye. Mbere ya byose ikintu ngiye kukubwira ndabanza kubigusabira imbabazi Adeline, ndagusaba imbabazi ko nisanze nagukunze. Ati urukundo nyine ni ibintu byizana, ati yaba urukundo atari ibintu byizana nakabaye nyine mpitamo uwundi nkunda kubera ko ndabizi ko ufite umugabo nubwo bwose mutari kubana ariko umwana ni igihango gikomeye, ariko umwana wawe ndamukunda cyane. Adeline urabizi. Adeline uko Iyani ari kumubwira ibyo byose Adeline yari ari kurira aramubwira ati none se uri serieux Iyani urankunda? Iyani ati ndagukunda cyane Adeline. Adeline yaramuhobeye aramubwira ati noneho menye neza ko Imana inkunda cyane. Iyani ati Imana iragukunda, ndabikubwiye inshuro nyinshi nzakomeza kubigusubiriramo. Imana iragukunda ariko kandi ikankunda cyane kukurusha kubera ko nyine yakuzanye mu buzima bwanjye. Adeline ati ntabwo nzi ikintu nzakwitura Iyani, uri umuntu mwiza cyane. Iyani ati icyo kunyiturura gifite, ati ntuzigere umva iruhande aho ngaho uzaba unyituye, ikindi kandi ntuzigere untwarira umwana ngo umushyire Karebu. Barahoberana. Adeline aramubwira ati Iyani nanjye ndagukunda cyane kandi rwose humura ntabwo nzigera na rimwe nkubabaza. Ati iryo ni ryo sezerano nguhaye. Bavuye aha baratahana, aribwo noneho mu minsi yakurikiyeho Iyani yasabye Adeline ko yajya gushaka divorce we na Karebu, hanyuma bombi Adeline na Iyani bakazikorera ubukwe bakibanira, dore ko n'ubundi bari batoye babana. Ariko nyine Adeline yarakaniye Iyani akamubwira ati ngewe nubwo bimeze bityo ndi umukristo, ndi umuntu w'Imana. Iyani nawe arabimwubahira. Babanaga muri iyi nzu, umwe aba mu cyumba kimwe n'undi aba mu kindi. Hanyuma rero Adeline yagiye kureba Karebu nyuma y'umwaka rwose yaranamwimye umwana, aza kumubwira ati ndashaka rwose divorce yanjye nawe. Karebu atari kuratinyuka, reba umwaka urashize warigendeye warantaye. Adeline ati ariko natekereje ko ariko kuguha amahoro. Ati kandi urabizi neza ko nigeze nkubanira nabi Karebu, ikindi nta nubwo nigeze nshaka kujya guteranya marene wanjye no kuri eglise. Murabizi ko ibyo bintu byose, izo nkuru zose nta namwe mwigeze muzumva. Ati ibyo bintu biri mu mutima wanjye. Ati sinzi impamvu wanyima divorce Karebu. Karebu ati impamvu ntazaguha divorce ni uko nyine ntashaka ko hari undi muntu muzabana, nta divorce nzigera nguha, wowe uzaguma uri uwanjye. Adeline ati ariko ibyo bintu uri kunkorera ni ubugome, ni ubwana bubi. Ukwiye kumpa divorce ukandekura ukambohora kubera ko n'ubundi ntago wigeze umbanira neza.
Karebu ati ubu ngubu kubera ko ari we wataye urugo ukagenda ni njye wakurega kugira ngo umpe divorce, ariko kandi wowe kujya kuvuga ngo naguciye inyuma, ibihamya biri he? Zana amafoto. Adeline yatashye arira, arabwira Ian ati Ian ni ukuri pe ndabizi ko Imana yaragukoresheje, Imana yabanye nanjye muri byose, no kuba yarakumpaye nabyo ni ibintu bikomeye cyane Imana yankoreye, atari ko ni ukuri noneho nkeneye divorce. Karebu yayinyimye, yambwiye ko icyo nakora cyose nta divorce azampa. Ian aramubwira ati rero Adeline uri umuntu w'Imana pe, wizerera mu Mana, ukunda Imana, Imana yagukoreye ibi byose ikakuvana hariya mu rupfu, niko navuga, ubu ngubu ukaba witwa uwanjye nubwo bwose bitaraba official. Imana usenga ndabizi na divorce izayiguha. Adeline ati none se usige wizera Imana? Ian ati cyane rwose, ati nifuza ko tuzanasezeranira muri eglise yawe. Adeline yarishimye. Ian aramubwira ati ni ukuri wanyereye imbuto ku buryo ntago nitaye ku bantu bari mu nzu y'Imana badakijijwe, ahubwo rwose kubera ukuntu wanyereye imbuto, ukuntu wambaniye neza, nari nzi ko nta wundi mukobwa nzigera nkunda, nari nzi ko nta mukobwa muzima ukibaho atari ko Adeline urimo Imana nyine, ku buryo numva nifuza kuba ahantu uri nkaba mu nzu y'Imana kubera wowe. Adeline yarishimye ahita atwara Ian, batangira kujya bajya gusenga. Ari nabwo Adeline yabwiye Ian ati rero Imana yadukoreye ibi byose ntabwo izatwima divorce yanjye na Karebu, ati tugiye gufata amasengesho y'iminsi 3, ati ndabizi ko wowe nyine birakugoye kwiyiriza ubusa, ati basi wowe uziyiriza umunsi wa mbere, ku munsi wa kabiri urye, ku munsi wa gatatu wongere wiyirize maze dusengane. Ian ati reka nkubwire ibintu washobora, nanjye ntabwo byananira. Adeline ati really urabizi neza ko uzashobora iminsi 3 utarya utanywa? Ian ati mva niba koko ibyo bintu bikora reka tubikore. Adeline yarishimye, none yarasiga abona umuntu asaba ikintu akakimuha, bajya inama zikuzura. None ibaze yarabizi neza ko ibyo bintu byagora Ian kuba nyine ntabwo ari umurokore, nta nubwo amenyera ibintu byo gusenga. Baragiye bajya mu cyumba batangira gusenga, babwira Imana bati Imana turakwinginze dushaka divorce ya Adeline na Karebu. Barasenga baratitiriza basaba Imana baringinga, bamara iyo minsi 3. Ku munsi wa gatatu amasengesho yararangiye, nta kintu na kimwe, nta n'umuhanuzi bari bafite, nta n'iki wenda ngo azababwira ati humura ikintu mwasengeraga Imana iragikoze. Bagumye aho ngaho. Adeline no mu mutima atangira kubwira Imana ati Imana urabizi ko Ian atari umuntu usenga, ariko kandi numva bari ugakora ibi ngibi byibura arabona ko uri Imana nizeye, uri Imana niringiye, ntabwo nzi uburyo uri bubikoremo Mana yanjye. Adeline ku munsi wa 4 yarari kubwira Imana gutya, ariko nyine urumva bakomeje kurya. Ian yendaga nko gupfa ku munsi wa 3, ariko arihangana arayarangiza. Adeline abwira Imana ati Imana koko basigirira Ian, ngewe ndabizi ko ibyawe biragoye, hahirwa ibyawe bitazagusha, ndabizi neza ko ushobora no kutayiduha n'aya masengesho twayakoze, ariko basigirira umwana muto cyane mu gakiza Ian. Adeline yaterese Imana. Ku munsi wa 5 bagiye kumva bumva ngo hari ahantu rogi yahiye. Iyo rogi mu gushya kwaho hasohotsemo abantu benshi cyane. Mu basohotse hasohotsemo Karebu ndetse na marene wa Adeline, basohoka bambaye amashuka. Ngo iyo rogi yahiye abantu bose barasohoka, amafoto aracicikana. Marene wa Adeline ari kumwe na Karebu bari bagiye muri rogi gusambanirayo. Ibyo bintu byose Adeline ntabwo yari yarigeze abivuga, ariko noneho ku munsi bari barangije amasengesho haciyemo umunsi umwe, ku wundi munsi wa 5 nibwo izo nkuru zose zasakaye. Aha unyura amavideo, abantu bose bagiye bafata amavideo ku ma WhatsApp, ku ma stati biracicikana, bati dore uyu mugore yari afite abana n'iki, abandi bati niwe wasenyeye umukobwa we yari marene umukobwa witwaga Adeline, ari nawe mugore wuriya mugabo ngo ni Karebu, niwe wabasenyeye, yitwa ngo ni marene, yitwa ngo arasenga, yitwa ngo aba mu nzu y'Imana. Umva inkuru ziba inkuru. Uyu mubyeyi rero mama Vanessa akaba marene wa Adeline, amaze kubona ko iki kimwaro nta hantu yagikwiza mu bana be mbere y'umugabo we, none n'ahandi yatinyaga ngo ni ku rusengero, ngo Adeline ngo ntazavuge ngo ibyo yabonye by'ukuntu Karebu yarari kumwe n'uyu mu marene.
bari kumuca inyuma. Byose Adeline aricecekera arituriza, ariko yari afite Imana ishobora kumubera ahantu hose ndetse ikanamuvugira ikanakora ibirenze. Hanyuma rero yahise afata amafaranga ya Karebu yari azi ahantu ari, arayacikana ahunga igihugu, ata umugabo we atabana, arangije aratorongera aragenda. Karebu rero nawe urumva noneho ni nkaho ibimenyetso byose byari bihari. Mbere yari ari kwirya kuri Adeline ati zana amafoto, zana ibimenyetso. Noneho amafoto yari ari buri hamwe ko Karebu yaciye inyuma Adeline. Ubwo rero noneho mu rukiko rwari urucabana, Adeline yahawe divorce kugira ngo ajye kwibanira na Ian. Barabanye bagira urugo rwiza, bari bafite uyu mwana wa Adeline na Karebu, ariko noneho Ian yaramwiyandikishijeho, nyuma baza no kubyara undi mwana. Bagize urugo rwiza, Adeline yongera kuruhuka. Hanyuma akaba ari guha message umuntu wese wumvise iyi nkuru avuga ngo ntiwihemukire. Igihe cyose ugifite ubuzima, we wikiya ku buzima, rindira, hereza ibintu byose igihe, Imana irahari. Wowe komeza uba umuntu mwiza, uyikiranukire, kandi wirinde kuba mu rusengero ukora ibyaha nk'uko nyine Marene we yabigenzaga. Hanyuma wizere Imana, uyiringire, Imana izakora ibirenze. Reka rero dushimire ko Adeline mu kubaho kwe kose, nubwo bwose yari imfubyi, afite ibibazo bitandukanye, ariko yakomeje kuba umuntu mwiza kugeza ubwo yereye imbuto Ian nawe yemera guhindukira, yemera gukizwa. Nawe rero ugomba kuba umuntu mwiza kugira ngo imbuto wera abe arizo zituma abantu bakizwa. Tugeze kandi ku musozo w'iyi nkuru. Wakoze cyane gufata uyu mwanya wose ukabana natwe. Niba hari amasomo ukuyemo uyatwandikiye muri commentaire, hanyuma ngewe isomo rikomeye nkuyemo, uyu mubyeyi cyangwa se mama Vanessa ari nawe Marene wa Adeline, nawe araduha isomo rikomeye ko ntago kuba mu rusengero bivuze ko umuntu akijijwe. Adeline nyine we yabonye umuntu umumama uri mu rusengero, atekereza ko yamubera Marene, atekereza ko akijijwe, ariko buriya n'ubusanzwe yaratuwe aryamana na Karebu. Ariko noneho agashaka kugira ngo Karebu nawe ashaka umugore ukijijwe wo mu rusengero kugira ngo bajye babona uko bamuca inyuma. Ariko iherezo ryabaye ribi, kuko ntago uyu mubyeyi byigeze bimuhira. Sinibaza ko no muri icyo gihugu kindi yagiyemo asize umuryango we, asize umugabo, asize abana, sinibaza ko ari wo munezero twese dukwiriye gushaka. Oya, yarakwiye kuba yararetse ibyaha, niba koko yarari mu nzu y'Imana akareka ibyaha, hanyuma nawe ubuzima bukamugendekera neza. Nawe niba hari amasomo ukuyemo yatwandikiye muri commentaire, hanyuma tuzabane no mu nkuru z'ubutaha. Mwari kumwe nanjye Celeste Habonimana, ndabakunda cyane. Bye bye.